iya right ntabyo gutinda nta ndirimbo nta kintu kudutangiye filime yacu bimeze bite nakazanye ni zimwe mwanumye Film Craft Productions India PVT Limited presents ibintu nk'ibi ndabyanga iyo nsomye ibintu byinshi mwibagirwa izina ryanjye Kaabil the mind sees all bimeze bite ndege no kurikira filime dutangiye ni DID kazanye digital artist distribution ndetse kufatanya na Rock Entertainment yafaho kugira ngo kakugereho ndetse n'ibindi byinshi bihambaye cyane mugenda mubona katurore hakurino hari umusore hakurino yabyutse yirwanaho nkuko biza abasiribateri ntago bagakunda ibintu bibavuna kantu gatonya ukikomereza akazi icyoroshye telefone akiraho. Hello Rohan. Bite Rohan waramutse hari umuhamagaye. Good morning. Mwaramutse madamu Mukaraji. So excited. Urumva ufite amashyushyu cyane. Aapko meri excitement cyane ahubwo se ntabwo byumva mu ijwi ryanjye. Musore yahiye sinza ngiye he. Rohan ugomba kuhagera saa 4:45. Please don't. Ndahagerera igihe ntugire ikibazo. Mrs. Mukherjee Ariko madamu Mukaraji acha hota. byari kuba byiza nawe yuza kuba uhari kuko niwe wabiteguye. Very nice. Nawe ihura nawe byari kuba byiza. Kubera iki Rohan utinya abakobwa? झूठ बोलूं तो Ntago nabihakana naba mbeshye. थोड़ा Nkubwije ukuri ntinya abakobwa mo gake. That's why. Kuko ari ubwa mbere nyine mfite ubwoba n'ubwa mbere agiye kubikora umusore ngagiye gura n'umukobwa n'ubwa mbere agiye gura n'umukobwa. Okay, good. Sawa. Yes, Mrs. Mukherjee. Amwifuriza amahirwe umusore ngagiye gura n'umukobwa ngo n'ubwa mbere agiye gura n'umukobwa nyine bacata bayavuga. Umusore aza hano. Umusore mukuru. Katurore. Ngo yiswe Rohan. Inde ilotikloshan. Bimeze bite? Umusore yavuyeyo muri icyo gitondo ngo saa 4:40 senke. Sora asa nkaho ari impumyi uburyo agenda amagenda sa ariko nari ukongera ukabona aragenda nyakasa. क्या हुआ? Pasi byagenze bite? हाँ. Umunyuru wavuyemo ye. पुरानी साइकिल में नया ट्विस्ट आने वाला ही नहीं है. Sigari rya rishaje ntago warikoresha. करके दो ना ठीक. Waje ukamfasha ndakwinginze. Musore. और अपने Musore ni impumyi. ले Uzabwire papa kugurira igare rishyashya. पता है ना मेरे पापा. Rohan papa wanjye uramuzi? पापा की विंटेज वन. Nta nubwo arahindura imodoka ya papa ya sogokuru ni gute ngiye yamfasha. Nzamurira shanza wamurira. Nakana gato. सीख ले ये यार. Ibi ugomba kwiga kubikora sibyo? Musore ni impumyi ariko sawa. Musore icara ku igare kandi ni impumyi aratwara. Musore ni impumyi nakazanye aratwara. Kandi nareba parikano. Byiza sawa. Thanks Rohan. Urakoze Rohan. You're the best. Uri uwa mbere. Ariko mbwira ni gute ubasha gutwara? विश्वास और कॉन्फिडेंस. जब ये दो तुम्हारी Ati nukwiza ndetse no kugira icyizere. जरूरत नहीं पड़ती. Iyo ufite ibyo bintu uko ari bibiri nta kintu na kimwe kindi uba ukeneye. अरे भाई Iyo wifitiye icyizere ko ibintu wabikora nta kindi uba ukeneye. कैसा पकड़ लेटा है सबका कोड फिट किया Wa musore umenye gute kari ngiye utanambonye? सल्ली बोटी सारिस भाई आपका कोड. Ati we mpumurirwa inyamukunda kurya nkumvira kure. सल्ली बोटी. Musore aconi impumyi muri karitsiye ari karariba. Arebesha ubwonko. Filime bayise ngo n'ubwonko bureba byose. Umusore avayo. Umusore w'impumyi kiri muto. क्या हुआ देखी? Ni iki? Umukobwa uri kumubona? Ubazanye. Kumba umukobwa uri hano nawe. तू तो गोरा ही वो तो तेरे से भी गोरी है तुम दोनों के Mane nubwo uri mwiza umukobwa uri hano mwiza kukurusha. Umukobwa waje nawe ni impumyi. Ni impumyi ebyiri. हेलो हाय Muraho. भटनागर. Nitwa Rohan Batinagari. Mumbare kuba nakererewe. ये सुप्रिया है Uyu yitwa Supriya Sharma. हाय. मैं Muraho. Nanjye banyita Jita Sandia. रोहन और सुप्रिया यहाँ मैं और आप वहाँ बैठेंगे तो बेटर रहेगा Je nawe rero twatugiye hirya tukareka bano bana bakamenyana. तेरे लिए एक्स्ट्रा 2 पाव बोल दो ना नहीं मैं भाभी Rohan afite ubwoba ashigura n'umukobwa w'impumyi. Mbega bamuhaye pasa ha? Niryo jambo njya numva abana b'iyi minsi mukoresha. आई एम Ni passe parito. Bas. सफर ना कभी Ni amagambo njya numva na ipasi jaras. तो भी डोंट माइंड हम. इट्स ऑलराइट Yaje akorera ni inshuti yanjye nzere ko nta kibazo mufiteho. Kobwa rero ni impumyi baje guhura. जैसे मिस Rero wa mugore bita Mukaraji. जब भी आपके बारे में कुछ भी बोलती है तो Buri gihe ari kukuvuga wa mukobwa we. तारीफ पे खत्म करती है. Abagutakageza kuririmba pe. उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया? Ese ngiye hari icyo yakumbwiyeho nuwabahuje? किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती अगर शादी करना चाहती तो. मतलब मिसेस मुखर्जी की बहुत एहसान है मुझे. Turiya mugore Mukaraji nsa nk'umuri mideni.
naje kureba kuko yabinsabye अभी शादी करना ही kuko njye ntabwo nigeze nshaka kuba nashyingiranwa n'umuntu ndakwinginze bwira mugore waduhuje umubwire ko njye nashaka gushyingiranwa nawe जैसे impamvu ni iyihe आपको पसंद नहीं आई मतलब wenda umubwire ko utankunze झूठ बोलो ntabwo namubeshya byaba bihabanye n'ubushake bwanjye मैं काम करती हूँ umva ngende umugore ukora mfite amafaranga ni impumyi kandi नहीं हूँ nta muntu n'umwe nshingiyeho दो नेगेटिव्स पॉजिटिव कैसे हो ariko se ni gute ngiye nawe एक्चुअली bose mbega ni impumyi मैं भी शादी नहीं करना चाहता nanjye ntabwo nifuza gushyingirwa फिर तुम none se kubera iki nanjye मुखर्जी और उनके ni प्रेशर uko uriya mugore mukaraji nanjye yamatirije ngo nze sasa hari umugore usa nk'ushaka kubashyingiranya ariko n'umusore nta mukuru akeneye इतना तो मैं जान गया हूँ कि muri iyi nama turimo nizi ikintu kimwe तुम बहुत कॉन्फिडेंट भी हो और wa mukobwa wifitiye icyizere ndetse nta n'umuntu uteganya ko yagufasha wurihagije that's really amazing ndakeka biratangaje pe ni umuntu wabahuje ariko ubu ntabwo bashaka gushyingiranwa ni uko uwo mugore wabahuje bose bamwubaha bavuze ati katupfe guhura ese ngira icyo nkubwira आदमी का खुद पे भरोसा icyizere umuntu yigirira nizo mbaraga ze तुम और मैं हम कमजोर नहीं njyewe nawe ntabwo turi abanyantege nke nubwo bari impumyi ariko ntabwo turi abanyantege nke साथ आने में डर क्यों रही हो none se ko twifitiye icyizere kuki wumva utakenera umufasha रोशन तो नहीं कर सकता रोहन kubera yuko umwijima utazana urumuri mu cyumba cy'umwijima nanone ariko अंधेरे में किसी का साथ ariko nanone mu mwijima buriya ufite umwunganizi तो अंधेरा कम लग सकता है byibura cya kintu cyasaga nk'icyuho hari igihe mu gifunga wa शादी musore uranshanze नहीं ubundi urashaka gushyingirwa cyangwa nabyo ushaka ninde wari uzi ko imbuga nkoranyambaga zahindura baziyeguriye abaherwe ninde wari uzi ko YouTube, Instagram, Facebook, TikTok n'izindi mbuga zihemba kandi neza gusa hari ibisabwa nabyo bitagoye kuko hamwe na social tip services Kaboji Promoter aragufasha kuzamura subscribers bawe kuri YouTube abagukurikira bikuba inshuro nyinshi utabara kuva kuri Instagram, Facebook, TikTok, X kugera no kuri 3D hamwe na Kaboji Promoter uhugukiwe ibi bintu views za video zawe ziratumbagira mu kanya nk'ako bifata buji kuzima ibindirimbo ibiganiro filime ndetse n'ibindi ukeneye website yubakanye ubuhanga buhambaye cyangwa se ukeneye no kwamamaza business yawe ikaba ikimenya bose ntuzuyaze we hamagara Kaboji Promoter kuri 0787 67 ndashaka gushyingirwa ariko apana nonaha वक्त देना चाहता हूँ ndashaka kubanza nkaguha igihe you know अपने बारे में kugira ngo ufate igihe ubitekerezeho nanjye unekerezeho urebe nimba kuko twabana हमारे बारे में ndetse utekereze no kuri twe nta mpamvu yo guhita bihutisha ibintu kandi urabizi let's just see reka tuzarebe चाय पियोगे ese ngusabire icyayi n'impumyi ebyiri ziwe zitangiye kuganira abana batangiye guseka inshuti yanjye ikora amaji दोनों की हंसी हाँ वाली है nkurikije uburyo bari gusekamo birasa nkaho bemeranije bari abantu byaciyemo ehe tuvuye hariya tugaruke hako nino mu mujyi ibirori abahinde bagira ibirori buriya bagira ibigirwamana byabo usanga ngo uyu munsi bari gusenga imana y'isatura yagize isabukuru bidi y'imana y'isatura bagaserebura mu mujyi ejo kumva sasa hano ikiri guserebura cyabonye agakobwa keza kumva agakobwa cyabonye n'agakobwa k'impumyi hari icyabonye agakobwa gakoma amashyi kumva agakobwa kambaye ifime ariko ni impumyi bano baje gusenga we n'umukobwa isabukuru y'ikigirwamana n'impumyi ebyiri ese bimeze bite तो कल मिले कब कहाँ tuzabonanire hehe ryari kubera iki श्योर होना है तो रोज मिलना तो इम्पोर्टेंट है ना सु tugomba kujya duhura buri munsi kugira ngo tuzamenye neza icyo dukeneye nimba bakeneye kubana cyangwa batabikeneye फ्राइडे डांस क्लासेस के लिए जाना njye buri wa mbere kuwa gatatu no ku gatanu njya kwiga kubyina 9 बजाती हूँ और मेरे म्यूजिक पे स्टूडेंट्स njye icyo nkora ndacuranga तुम लिप namara gucuranga abana hariya bo bakabyina समझ रहा हूँ रोहन rohan बाय bayo urabeho basa nkaho bashimanye gake gake umukobwa ngo ni umucuranzi wa piano aramusezeye चले bogari हैप्पी बर्थडे क्या uyu munsi ni isabukuru yawe ra केक भेजूं वेफर के साथ हाँ भेज भेज ni abasore bo muri karitsiye ikigori क्या होता है ये तो सुना था लेकिन अंधों को भी प्यार होता है आज पहली बार देख रहा ni ubwa mbere mbonye impumyi nzikundana mwana tugaruke hako nino
hari uwatubwiye ngo wacuranga piano abanyeshuri bakabyina. Nakubwiye buriya ntukavuge ngo umuntu abana n'ubumuga ngo ntacyo ashoboye. Oya, uyu mukobwa arakora, ni umucuranzi. Keretse ubwonko ari bwo bufite ikibazo, naho ubundi nta bumuga na bumwe bwo ku mubiri butatuma ukora akazi ushinzwe. Ninjire yego. Soravayo. Supuriya, umukobwa yitwa Supuriya. Nshuti yawe iri hano. Rohan. Surprised या shocked? Surprise cyangwa uratunguye bihambaye? Thank God. Umukobwa arishimye. Beto? Icara. Hano hari agatebe. Ni impumyi ebyiri. Nayizanye. Umeze ute? Timeze neza. तो ये डांस क्लास कितने बजे तक है? I think last session. Ese bano bantu biga kubyina bari mu gihe bari muri ku rwego rwa nyuma giye kurangiza. Tuze kunywa agakanyuma yego. Su ni Supuriya ubwo. Ese ntabwo ujya ubyina? Ndabyina. Dance well? Ubyina neza? I think I dance quite well. Shankeka ko mbyina neza tu. और तुम? Wowe se? मैं actually Njyewe nyine. Su. ये डांस फ्लोर का साइज क्या होगा? 40 by 40. Ubundi hano hantu babyina hangana gute? Ni intambwe 40 kuri 40. 1 and why do you? Kucyumbaza. क्योंकि I feel like we should. Kuko numva ko nyine twagerageza tukabyina. Umusore amaze kubaza inzu muri mingana gute? Ubwo bwongo bitaho mu buryo agomba kuyitwaramo. Njye mbyinane nawe yigo ngwino tubyinane. Ruhani wasaze. Abantu baratekereza iki? Maybe हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे सु? Ya ahubwo se dukomeza kujya dutekereza ngo abantu baratekereza iki urumva abantu bazatekereza iki? कहाँ है? Usko na cyako ari imikino baza kubyina. सुप्रिया, कहाँ जा रही हो? Supuriya ugiye? Friend Rohan, he wants to explore the dance floor. Inshuti yanjye Ruhani irashaka kugira ngo imenye hano hantu bahabyinira gute. Yeah, yes please. Katurori. Azana umukobwa babyine ni impumyi ebyiri. कहाँ से start हो? एक कदम से. Yinjira kuri no. Yinjira aho babyinira ku rubyiniro. We n'umukobwa. Babyine ni impumyi ebyiri. Nakubwiye ni twa dufilime tw'ubwenge rega mbazanira filime z'igihugu. Tangira kubyina. Gake. Tiyo turi kugendana. Bano barumirwa. Ati tuba dusa nkaho turi kure mu rwibutso. Ibyo batazibagirwa. Ibabiri. Sora cyatera imibare. Eroticlotion. Impumyi ebyiri. Byatanya bwati ni babiri. Amaze kwiga atera imibare. Bagira mu ubwoba. Abazima bagira mu ubwoba nakubwiye ari ibintu umuntu ubana n'ubumuga akora ndetse wowe ushaka no kumuca amazi utabishobora. Niyo mpamvu ugomba kubaho umuntu. Aba bana n'ubumuga mbega nabo barashoboye. Ndetse nimba uri kunyumva aka gafilime nawe kakugereho. Umukobwa arumirwa. Ati nyirekura mu maboko yanjye. Rohan. Gace. Abazima barumirwa. Ni mu myizira yose barusha kubyina. Okay. Abazima barumiye mu myiyaje hano nisanzwe. Yesu Kristo we nabandi babimane tujye kubyina nawe ahubwo tubigiro baraba bana n'ubumuga baturenzeho. Baza kubigira umwana umusura arenze mwana. Mwana cyangwa uratubesha uri muzima mwana urareba mwana ni mubi. Uramubona ariko barabyina. Urababona wapfa kuba yamaze kumenya ahantu turi hangana gute gusa ubwonko bwe buramuha akamenya ibirenge byarabitera gute hangana gute. Ati reka twishimire icyo cyose gituma twishima uyu munsi ndetse indoto zabo bazuzuze. Bimeze bite? Umusore arabyinnye. Sheri rata twana kwikundi bariya bareba ntabwo bazi n'akazi.
Hey! Barumiwe. Umusore ahubwo batangira kumwigiraho. Umusore atangira kubigisha uburyo babyinamo. Aho! Iya nakubwiye turacyari ku ntangiriro nuko tugatangiye ese bimeze bite katurore niba biri umukobwa yiswe supuriya umukobwa yatangiye kwishima ahuye n'umusore utangiye gusa nk'umwereka ibyishimo ndetse nawe akiyumvamo ko ameze nk'abandi bantu noneho nta mpamvu yo kwitinya ako nino hari utangiye kugendera mu bikweto birebire ibikweto birebire biramucanga wapi रोहन बस अब Rohani birahagije ट्राई कराओगे uragira ngo nambare inkweto zingana iki rimwe gusigira izindi nkweto rimwe izindi yaje uyu musore aramwumvira ni inkweto umukobwa yambaye kobwa ni impumyi ariko umusore yaje kumugurira za nkweto ndende izo nizo navugaga इसमें ऐसा क्या है none se zitandukanye n'izindi एकदम सही izi zivuga neza ये पहनोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितनी पास हो nuza ugenda wambaye zino nkweto nzajya menya nimba uri hafi cyangwa uri kure I think we should buy this one. यस प्लीज reka tugure zino yamuguriye inkweto रोहन Rohani कुछ ज्यादा ही रश है hano hantu ko hari abantu benshi umunsi bite एक मिनट buretse umunota aho bari क्राउड बहुत है hano hantu hari abantu benshi इसकी कोई जरूरत नहीं umva ibyo ntabwo bikeneye मैं हूं ना turi kumwe nta mpamvu yo gukuraho inkoni tugende सू भूख लग रही है so ndashonje फूड कोर्ट चलते हैं reka dushake ahantu tujya kurya ni babiri अरे बॉस जी एस्केलेटर प्लीज we sikariye ziri hakurya iriya mushyire mukoma amashyi mwakire Vikram Kana avayo abantu ni benshi ni umusitari waje abantu bahuruye bashagaye imbaga y'abantu yatumye abantu bicanga umusore atandukana n'umukobwa Rohani uyu nawe abura umukobwa baratandukana ndashaka kujya hasi ntago wahita ujya hasi none su turi ngo baraburana mu mbaga y'abantu hari umusitari abantu bashagaye bari guhurura अरे भाई साहब देखिए यहाँ पे कोई लेडीज है we nta mukobwa ubonye hano na umukobwa w'impumyi चलिए we jyara hakurya bagufashe wana wimvuna ngiye se nkora hano umukobwa yaje hakurino भाई साहब कैन यू हेल्प मी आई umva ndashaka kujya ahantu bamfashiriza baratandukanye umukobwa yuriye kuri esikariye azamuka hejuru umusore ari hasi umva mwamfashije भाई साहब मुझे मेरे दोस्त नहीं मिल nabuze inshuti yanjye देख नहीं सकते n'impumyi nkanjye mwamfashije bano kureba uyu musore ntago agenda n'inkoni kubera kwiyizera ntago wamenya ko ari impumyi कोई नहीं है आप hano nta mpumyi ihari बता दीजिए mbariza abashinzwe umutekano basi हेलो yitwa Rohani umusore ntago agenda inkoni ntago wapfa kumenya ko ari impumyi umukobwa yagize gutya akuraho inkoni abantu bari gusakuza ngo Vikram bari gusakuza Vikram turakwemera usobanura filime neza Vikram niwe bari guhamagara gusa kirabira basaze bari guhamagara kirabiranya umukobwa nta nubwo we abasha guhamagarana n'umusore kubera urusaku rw'abaginga bari hano stage munyereke inzira ijya kuri stage wese hano hari bounce no face aramuhagarika umusore mwamfashije mwe muretse umunota umwe abashinzwe umutekano मैं बहुत देर से अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ ndi gushaka inshuti yanjye Can you help? yabuze mwamfashije तो अगर आप nimba ufite mikoro ushobora kumfasha name will help me ati muhamagare uwo musore muzane kuri stage umusore rero ntabwo ari umwana mubi kuko yabonye impumyi ikeneye ubufasha फ्रेंड है गर्लफ्रेंड है ni inshuti yawe cyane isheri ऊपर उसका नाम banza umuhamagare kuri mikoro पहले तुम्हारी लव स्टोरी फिर मेरी wowe banza umuhamagare ibindi biraza nyuma urangize inkuru yawe y'urukundo su uri hehe su
kuri mikoro imbere y'abantu, itangazamakuru rirahari, abantu barakamera bafite udutelefone. Ese si uri kunyumva? Bari baburanye. I'm sorry sir. Umbabarire Su. पता नहीं कैसे हाथ छूट गया. Sinzi uburyo twaburanyemo. Yo mukobwa nawe yarumiwe. मॉल के सेंटर में जो Ati ndi hano hagati Excuse me. Yes. mw'iri soko kuri stage. Sure. Wanjanye kuri stage. Su yitwa Supriya ariko izina bararihina, umusore arenda no kurira buranye n'umukobwa. Uyari hano yumvishe ya nkweto. Yavuze ati nizajya numva inkweto nzajya amenya ahantu uri. Su yumvishe inkweto amenya ko umukobwa ari hafi. Bombi ni impumyi ntago bareba. Abantu barumiwe kubona impumyi ebyiri. Rohani Su yo तुम ठीक हो सर? Yesu umeze neza cyane rwose. I'm sorry sir. Umbabarire Su. चलते हैं. Sawa tugende. Ni babiri. Yafashe sheri. Murakoze musaza. Have a good life. Mwana muzagira ubuzima bwiza. Abantu barumiwe. Impumyi ebyiri. Wari uri kurira. Umusore kumbe yaratangiye no kurira. Yareka reka ngendira urw'igikundiro. Rwiyagara kumbe rwari rwarize. Baje hakurino. अब तो मेरा हाथ छोड़ दो. Roha wandekuriye akaboko. जा रही हूँ मैं. Ntago nongera kugenda ndekura. Umusore menya afite ubwako umukobwa ari bwongera akagenda. Su yego. रोशनी तो कभी थी नहीं. Nta na rimwe nigeze mbona urumuri mu buzima bwanjye. आज पहली बार मैंने महसूस किया. Ariko ubwo twatandukanaga nibwo numvisha umwijima muri njye. Nabayeho ndi njyenyine. लेकिन अकेलापन क्या होता है? आज पहली बार मुझे पता चला. Ariko uyu munsi ubwo warunsize nibwo numvishe meze nkaho ndi njyenyine. Kandi ubundi nabagaho njyenyine, ariko uyu munsi ubwo wansigaga numvishe mfite irungu. Numvishe nsigaye njyenyine mu buzima. छुके देख रही हूँ. Uri mu biki ndashaka kumva isura yawe ukuntu imeze. Buriya umuntu bana ubumuga bwo kutabona rukunda gukora ku isura akavuga ati ufite agasura kameze nka karoki keza. Ushobora kugukora none akavuga ati iki gisura koko. और सच बोलूं तो Icya Junior. Cyangwa icya Musa. Hey, agukora mu isura gusa akahita byumva. Kumva Junior ufite isura wagira ngo irimo dodanisha. Rero umuntu nk'uyibana ubwiye gukozeho harabyumva. Hey, igiye irimo imiringoti tu. Biraho nabahaga urugero. मीना, कहाँ जा रहे हो? Sasa bakomeje kugenda batembera harahandi yamujyanye. Tugiye he mu rugo? हमारा नया घर. Tugiye mu rugo washyashya. Araho yamuzanye ngo bagiye mu rugo washyashya. हाँ बेगम. Sheri uri he? जमीन से बहुत Hejuru mu kirere. थोड़ा नीचे. Ndi neza neza munsi y'igicu. Rwa rugo rw'inshuti ye. अरे हाँ वही तो मैं भी देखना चाहता हूँ. Ni ayo yashaka kureba. We buretse. अरे यार Kora ibiki wa mugingo. क्या इधर आ? नीचे देख. Twayobye reba hasi. Kumbe ikigoryi yabuze gato ngo kigweyo. क्या ये? लिफ्ट की जगह. Hano niho rifite izajya. वहाँ से 16 से. Uyu musore nakubwiye ni umuhanga ku buryo abasha kugenda agatabara n'abantu bazima ikigoryi cyari kiguyeyo. Atano wari ugeze wa kigoryi n'ubazashyira lift. याद रखना. Hano hari icyobo sheri ntuzigere uhinjira. Wagenda bari ntambwe akabimenya. Hano no turi kubaka. Mwirindi. यहाँ से नीचे है तो पता नहीं ऊपर जाता है या भी नहीं. Ikigoryi cyari kigiye gutuma tugwamo umuntu ntazanamenyekane ko yaguyemo. ले हार्नेस. टेंशन ही खत्म. Bakomezamo imbere. तो ये हमारा. Hano no tuzashyira umuryango winjira munini. Iri ni ryo rembo. Karibuni karibuni. Umusore ni umuhanga. क्या ये? Ni umwenjeniyeri utabona. Hano no tuzashyira saro. मेरे पूरे घर से बहुत बड़ा है. Sari zaba ari nini cyane. Ugatangira kumva inzu. Sore ni umuhatari. Katurori. Umukobwa disa atangiye kugenda abona ibintu. रोहन, Rohani. हम अपने लिविंग रूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर नहीं रखेंगे Ntago muri saro yacu tuzigera tuhashyira ibintu byinshi. और बालकनी में एक झूला. Kuri bari kuhashyira ka kana abantu bikaragiraho bizunguza ka gatebe. Buje nyinshi. खुशबू वाली. अलग. Ibaza ariko barishifuza buje mu rugo rwabo kandi ntago bazibona, ntago babona urumuri. I think you will love this. Ngiro nkwereke kano waza kugakunda. Bari mu rukundo rw'impumyi ebyiri. सूरज. हाँ यहाँ डूबता है. Urabona nimugoroba rero izuba rirashe rihingukira hariye bo nta nubwo basha kuribona. Nibwo utangira kumva akantu kameze nk'akayaga garugaru kaza. Uri kukumva? Hano hantu hari view nziza kandi ubwo ntago ari kuhabona.
ariko disi babimubwiye ndetse nawe ubwonko bukabimuha. Agafilme bakise ngo ubwonko bureba buri kimwe. मेरी लाइन मुझको Ati negative yari ebyiri buriya zibasha gukora positive. Ibyo murabizi mu mibare. मैंने तो नींद में भी कभी ऐसे सपने नहीं देखे Ntago nigeze nanarota ibintu byiza nk'ibi. डर लगता था नहीं सु Kuko nakekaga ko bitazigera bibimamo. Oya su. और सपने देखो Uba ugomba kurota birenze. रुको मत अपने Ndetse ugahora wifuza kugera ku birenze ukarota ibihambaye nta mpamvu yo kwihagarika. Ubu niyo ntego y'ubuzima bwanjye nonaha. Kugira ngo mbe umuntu ushoboye bihagije. Kugira ngo nuzuze inzozi zawe zibe impamo. Yo. Ni babiri. Sore nawe agira gutya mukoreho yumva isura. Buriya yagukozeho gutya ameze nk'ufite ifoto yawe nyine abakubonye. Ni urukundo rwa babiri. Ati inzozi zawe n'izanjye. Ati inzozi zawe n'izanjye ubu bifungiye mu bwonko bwacu. Ati kandi urufunguzo ruri ahantu tudashobora kugera. Okay. Ndakabatuye mwese baje hakuno mutangira kwiririmbira ni babiri bari mu nyubako ashaka kuzamutuza musheri babonye n'ababana n'ubumuga bubatse amazi ari kuyihura cyaraho usaziye mu kazu k'ubukode ukora akazi bakomeje kurya isi bagatembera bakarya isi bose barakora ubwonko ni buzima buriya hapfuye uwapfuye ubwonko naho ubundi bumuga bwose buriya bukora akazi kose ndetse umuntu aba anarenze bimeze bite sheri tujye hakurya iriya tukuri ko mbaye ubuzima bwanjye nabigusobanurira gute ati kandi nabwo busobanuro bwa nyabwo bw'ubuzima sora afite target ati iyo ucyumva umutima wawe utera nibwo umenye kuri muzima mu gihe umutima ugitera uba uri muzima naho ubumuga bwose wabana nabwo ntabwo bwaguca imbaraga ngo wumve ngo ntacyo ushoboye umutima ngo mu gihe ugitera niko akaririmbo kavuga ngo umenye kuri muzima yagize gutya amukubitamo na fiyansayi nuko uyimwambika agapfukamanyo masheri uzambera umugore umukobwa yarumiwe aranapfukama Yesu Kristo we impumyi poropoje indi yo ababibonye barumiwe ndetse babonye abantu bakundana bya nyabyo ati nzandika izina ryawe ku mucanga ku mazi ku ibici ku mazi ntibyatinze urugo bararutashye urugo bararutashye mwabagabo mwe ati inzozi zawe n'izanjye ati zose zifungiye mu bwonko bwacu ati kandi urufunguzo ruri ahantu tudashobora kugera katurore ugira ngo ubukwe ntibwabaye ehe तुम लोग का रीति रिवाज सब मालूम है परवीन को Parvin ni imigenzo yose arayizi uzi ko ari wadekoye icyumba cyawe Zafari yego wakoze musaza ni inshuti ye Zafari तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आया mwana ngufitiye impano musaza hari impano yamuhaye ni iyi गुब्बारे कॉन्डम kandi uraza ugakenera kubw'umutekano kano ni kondom कोई देख नहीं रहा mukinga ni gutuma kondom imbere y'abantu kondom nimba ari ibiki simbizi ngi इंडिया में इलेक्शन हो या शादी सबको रिजल्ट चाहिए पहले साल में urabona mwaka wa mbere abantu iyo bashakanye babifuza ikizavamo you take your time ariko yeburetse kubyara mwana n'ubundi urabona muri karitsiye yatuyemo ibyana byinshi ntabwo dushaka kongera akavuyo k'abana muri karitsiye buretse kugira बस करना यार अभी आ रहा हूँ hano arabasha bavuza amahoni बज गया सायरन
अब निकलेगी सवारी birasa nkaho ari cyo gihe cyo kugenda sibyo अमित है ना इसने आज पार्टी Amit afite ikirori बेटा वसीम ये जो तुम्हारा खास दोस्त ya nshuti yawe Amit Wasimu we कॉर्पोरेटर का छोटा भाई है और अपन लोग कसाई रोज काटते हैं wa mwana twe turaba basi tubona amafaranga avuye mu kubaga कोई बहाना नहीं ejo ugomba kuza tugakorana papa ndagiye wana ngiye mu kirori भाई कहाँ गए गया अपने लंगोटी के साथ सैर करने nshuti yawe igiye mu kirori तो बता आज Wasimu mbwira अंधे लोग की सुहागरात की पार्टी में mu ijoro ry'iriya mumyi भाई बत्ती का तो नहीं मालूम ese buriya impumyi iyo shakanye na sheri buriya nijoro bazimya amatara cyaba ribagirwa akaguma yaka नहीं बहुत होने वाली है bano bari kuganira batekereza baganira kuri ya mpumyi n'abaturanyi ni babarara bo muri karitsiye Amit yego ये अंधे लोग कैसे कैसे क्या ziriya mpumyi ukora ebyiri iki मेरा मतलब है बिना देखे ko batabona ni gute babasha kuba ese ntabwo ubwonko buraba nyine akazi kagakorwa ni ibigoryi byo muri karitsiye biri kwibaza uburyo nyine impumyi zakoze ubukwe akazi kose zigakora ko mu rugo koza ibintu gukubura nyine akazi ko mu rugo कैसे आ गई यहाँ पे अच्छा bari hakuno no mu cyumba turore मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा किया है su ubuzima bwanjye bwasaga nk'ubutuzura bwujuje पूरी कैसे छोड़ सकता हूँ देख रिहानो। सकती हूँ पर महसूस nubwo nabona ariko mbasha kwiyumva सुंदर है mbasha no kumva uburyo ibintu bimezemo neza ni babiri ubu ni umugore n'umugabo hasi ni mu bikisheri nawe kandi gukomana Yesu Kristo mwumvishe ntari kuvuga ubwo ndabona asohotse muri studio sibyo dash impumyi zirashoboye akazi kose ziragakora mwabonye ni umwinjiniyeri aranubaka kandi ari impumyi ubwo mbega ibyo umuntu muzima yakora nawe yabikora gusa hari ubundi busobanuro mukeneye hakurino ibi ntabwo ndi butume biba amaboko hejuru warinde ntugire ikibazo baby ko umusore avugira katuni umusore avugira za katuni agahindura amajwi akavugira za katuni niko kaza akora biribona ari amasho ubona bamadura bakora za katuni aba ari abantu bayavugiye umusore niko kazi yakoraga buriya ziri ari amakatuni mubona ari amatenti biriya bipupe master boy ari amajwi bumva bivugana abantu babivugira umusore niko kazi nabwo akora araza akabavugira कैसा था byari bimeze bite mwana ho ni sawa producer यार बिना देखे कैसे डब करता है uriya musore ni gute abasha kuba yadabingira amatenti atanayabona इंग्लिश में सुनता है हिंदी में बोलता है uriya musore rwose yumva ibintu yumva icyongereza ameze neza ni umuhanga cyane nta kibazo afite alo bite sheri स्टूडियो में कौन आए बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन खुद बात करो और गेस करो uzi umuntu turi kumwe hano muri studio ninde हेलो सुप्रिया जी कैसी हैं आप bite supuriya umeze ute आप कौन बोल रहे हैं ninde uvuga मैं अमिताभ बच्चन nitwa Amitabh Bachchan कैसी हैं आप ndi inshuti ya ruhani sazi ikigoryi kubera kwigana amajwi menshi ni nyine kimeze nka Julius cita rwacita rwa rundi ruvugira ni pusi n'imbe biratambuka rukayigana sazi umusore agera gutya kugira ngo yemeze umugore we akamuhamagara sheri reka nkubwire umuntu turi kumwe muri studio w'inshuti yanjye akabaratanye nitwa Amitabh Bachchan ndi inshuti y'umugabo wawe akavuga rwa rujwi rwa Amitabh Bachchan cita nawe asigaye hamagara sheri bakamubwira gutyo ndi kumwe na Roke kirabiranya akivugisha nkanjye kakashwi keza kanjye muzi umukobwa akubirwa ati ntabwo nzi ko Roke hari ahantu mwahurira ukuntu arenze आप Amitabh Bachchan kuko ni wowe muraho रोहन जब से मिले हैं kuva nawe na Rohani तकाई गुंगा Rohani ahora gutakagiza wa mukobwa we कभी नहीं कहा none se ngiye turi kumwe kuki atajya bimbwira umukobwa arishima ngo ari kuvugana nande na Amitabh Bachchan kumva urugabo rwe rwigana amajwi rumeze nka cita ni umugabo bari kuvugana मर्द nuko abagabo bose bameze बीवी के सामने कुछ नहीं कहते iyo bari kumwe n'abagore babo ntabwo batakagiza cyane जी uzi ko n'umugore wanjye Jaya Bachchan nanjye ariko ajya ambwira umukobwa arumirwa n'umuryango w'abasitari Amitabh Bachchan Jaya Bachchan na bwa buhungu bwe bwa bisheki bose aza umukobwa Yesu Kristo umuryango wose uranzi ninjye tuvugana ndishimye रहिए आपका वैवाहिक Imana iguha umugisha mu rugo rwanyu rwose muzamere neza इसी आशीर्वाद के साथ विदा uyu ni umugisha nguhaye ngiye kugukupa रोहन
सुना तुमने? Rohan urabyumvishe? बढ़िया मजी। Amita bacana amaye umugisha. No. आमिर खान आते हैं? Ese Amir Khan nawe ageze muri studio yanyu uzamume? सारे खानों को ले आता हूँ आज शाम। Umva ibyamamare byose bikeneye ninjoro nabizana bigahurira mu rugo uko Roki buramuhamagaye yaza sheri. Oya ahura beshe urikinnye Roki we ntago yaza. आज शाम हमारा खाना बाहर है। Uyu munsi turaza kurira hanze turasohoka sibyo ntago bari burye mu rugo. Sheri ndamwemeje ejo nzamuhamagara mvuga nka Roki. Urabizi so? गर्मी क्या होती है वो आज मुझे पता चला। इतना खतरनाक लव बाइट दिया तुमने मुझे कल रात को। Ninjoro ziko wandumye. Gasani. तुम आज मेरी बोलती बंद हो गई पता है? जब से अनूप ने मुझे बताया तो शर्ट के ऊपर का बटन बंद किए घूम रहा हूँ। कैन यू इमेजिन? अच्छा शुरुआत किसने की? तुमने। मैंने? कौन? व्हाट लाइफ? ओह लाइफ। सुबह सुबह दस्तूर आंटी ने मिलके सारी डिटेल्स ले ली और फिर 15 साल पहले उनको मिले लव बाइट की सारी Tugaruke yakuno bano muri kuganira. Baje kurira hanze ni babiri. मैं भी सुबह से गले में दुपट्टा बांध के घूम रही हूँ. Usiko nanjye mwijose numva mfite n'iki byose तू अपना हाथ देना प्लीज अपना लेफ्ट हैंड Ma akaboko kawe k'ibumoso nkwereke. Mwatsi kaboko k'ibumoso. Isaha ni saa 3 n'umunota umwe muhaye isaha ivuga. Kugira umukobwa isaha igeze isaha igimubwira isaha. मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से ली थी. Nanjye umushara wanjye wa mbere nahawe naguzemo kanone. Ubu ngiye kujya nzambara ebyiri. और दूसरी तुम्हारा प्यार. Ubwo isaha imwe izanyereka igihe indi isaha nyereka urukundo rwawe. Umukobwa afite agasaha yaguze agihembwa umushara we wa mbere. Atuba isaha imwe izajya mbwira igihe indi nyereka urukundo rwawe. Bavayo. 80 रुपए. Ndakwishyura gahe 80. Nimba yabarate. ये ले 100 Indi jana sha. Maveni zayo. Kamwibu yo ni impumyi. Kora ku note. बना रहा है या आजमा रहा है? Uri kunsuzuma sibyo? सी है ना? हाँ सर Nari kukwishyura 80. 20 दे None kuki nsubi ungaruriye icuma ku maveni. Umbabarire nari nibeshye kumbe n'umutubuze ravuze atereka niba impumyi kumbi impumyi ikoze ku note. हुआ क्या? Si mujinga arareba. चल Nzi ko nibye impumyi. Abamotari urabazi ntago baguhereza kumbo bari bibye n'umurara. कम समझ रहा था Kira kigoryi cyari kigize ngo nituri umenye iki motari. डबिंग आर्टिस्ट. अच्छा मेरा मुझ पे ही सीरियस Turore काफी स्मार्ट हो तुम बच के रहना पड़ेगा अरे bari mu nzira bari gutana ninjoro. श्रीरो. Kugera hano कौन ninduriyo. अमित Amit. Niweho. मुझे डर लग रहा है. Ruhane ndatinye nibiki tugende. कोई बात नहीं है सू मैं जानता हूँ Ntugire ikibazo ndi hano sheri. इनसे क्या खेल रहा है अमित We kuki utangiye kwihisha nkubona Amit. मानना पड़ेगा यार तेरे को रोहन. Ruhane. पहचान कैसे लेता है? Mana abantu bose uhita bamenya uyu musore nukuvuga ngo acyumva umuntu muri quartier aramuhumurirwa akamenya ati uyu muntu uri muri quartier aho impumuro cyase umuntu uko uyu nari Juni uri hano hafi tu. Wabyumvira ko ari Juni n'ukunda kurya kabavu ni uri hano hafi wahita byumva akamenya umuntu wari wihishe ati uyu na Amit. Wa musore izuru rye rirahumurirwa cyane ifite imbaraga zidasanzwe. अरे यार तू Muduhe inzira. कभी बोलता है सामने आके बात कर कभी बोलता है रास्ता छोड़ Muduhe inzira mugende. Sawa sawa mugende. Ibigoryi byo muri quartier kumwe na madamu. Uri utangiye kwimerera neza abanyeshyari. एक बहुत जरूरी बात पूछना था. Mana hari ikintu cy'ingenzi nshaka kugusaba. अपन फुल टाइम मारने के बाद भी अपन से एक काम वाली Mani twagerageje uko dushoboye ariko n'abakozi bo mu rugo kugira ngo tubaterete byaratunaniye. नहीं पड़ती. तूने तो अंधेरे में अच्छा खासा तीर चला लिया यार. Ariko yareba wewe impumyi shareba kucyo ufite sha wakigoryi wita akukina umugore wanjye. बीवी है मेरी समझा? रोहन Cunganwa n'ururimi rwawe. छोड़. Ndekurira umupira Ruhane. Kigoryi we. ओ तेरी. Hegasani. अरे ये क्या है? Mana kaga nagaki. वसीम देख. Mwana reba arakwijose. हैंडसम ने कल रात को अच्छी ब्लू फिल्म. Birasa nkaho umusore ijoro ryahise we n'umugore baraye mu kazi kose bashinzwe. Bigoryi bitangira kumumenyera n'umugore we. Uravuga iki? उसको दिया क्या? Sheri, niwe warumye umugabo wawe kwijosi? बोला किधर दिया? नहीं Weho yakurumye he? साला मैं ही Reka ndebe umugore wawe nimba ninjoro nawe wamurumye kwijosi. Ngumi! Rushi! We! Ntimugire ngo ndi umunyantege nke. आखिरी बार समझ. Ndababwira bwa mbere n'ubwa nyuma. और बात समझ. Ntimumbore nk'umunyantege nke ndabakoma. ठीक है भाभी आओ सब लोग. Mudutabare twatewe abaturage bavayo. आवाज सुप्रिया. Supuriya bimeze bite? ये लड़के हमसे बदतमीज. Bano basore bari kudutesha umutwe. दोनों के अलावा तो यहाँ. Ariko nta muntu n'umwe uri aho. Usibye mwembi ko muri babiri. Ariko bari hano. कहाँ गए? Roha bari hehe bagiye? Ni ingegera zo muri quartier zirakwibye.
zirabona impumyi itangiye kubakorana, impumyi yubatse inzu ishaka umukobwa mwiza, ibigoryi byo muri karitsiye byo byirirwa binywa itabi n'amayoga gusa byirirwaho. Sasa byagize n'ishyira gato muginga w'impumyi aduterana imbere ati जानता फ्लैट की बुकिंग के टाइम पे आपने मुझे क्या कहा था दिसंबर में मैं दे दूंगा tugaruke yakorino अभी आप अगले साल कैसे बोल सकते हैं आप ni gute mwabyimura क्या पेपर izihe mpapuro se kandi hari bari kuvugana na Jesh मैं कुछ मेरे को कुछ नहीं मालूम है एक महीने के अंदर अंदर umva ibintu byanjye ndabishaka mu kwezi kumwe पैसा खत्म बात cyangwa unsubiza amafaranga yanjye जी sawa munsubiza amafaranga yanjye cyangwa munsubiza ibyanjye ntaba ari kwishyuza urakora ibiki जो कल रात उस समय करना चाहिए था जब तुमने साथ में को थप्पड़ मारा ngiye gukora ibyo nagomba gukora nijoro ubwo wakubitaga bari abasore kuki utabikoze basore yari yarakaye kubisa umuntu hariya bwarakeye Supriya गुड मॉर्निंग mwaramutse ये क्या है एक्चुअली यानी हमारा फ्रिज खराब हो firigo yanjye ntabwo iri gukora गया रखेंगे अपने हाँ हाँ क्यों aya mata wayankiriye muri firigo turore umukobwa avuye gukonjesha amata mu baturanyi kugera hano mu nyubako wa murara wa ninjoro yoniga bya biraro uko ari bibiri biramushimuta bya biraro uko ari bibiri biramufata cicika mwana cicika dukora akazi umukobwa biramufatirana biramusinziriza biramusinziriza birangije bikora umukobwa umugabo yagiye ku kazi nako si umukobwa n'umugore w'abandi mani yimpumye reka dukora akazi kose byafashe umukobwa nyagasani bya bigoryi byo muri karitsiye byagiye ku mukobwa bifata ku ngufu umusore nibwo atashye n'impumyi yiturije yishakiye umugore ariko ingegera zo muri karitsiye ziraje zimufatira umugore ku ngufu su sheri Supriya suravuye uriye sheri uri kwihisha se ni ya mikino yawe पता है आज स्टूडियो में कौन आया naguhamagaye inshuro nyinshi ariko ntiwitabye आमिर खान nagira ngo nguhe Amerikani muri studio nawe muvugane लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया naguhamagaye ngo uvugane na Amerikani ntiwitaba kumbe nicyo gihindura amajwi जवाब तो दो kumbe umukobwa bamusiritse aracyaziritse ku buriri aracyaziritse ku buriri su bamuziritse ku buriri n'umunwa ibigoryi byamufashe ku ngufu bimutahano su sheri nyagasani su umeze neza ibigoryi ngo birasasa biraza bigafata umukobwa nk'uyu ku ngufu kuko bivuga ati nta nubwo yajya mu rukiko ngo aturege byamutamitse n'ibipapuro yarababaye su mbwira byagenze bite sanze umugore byakubise byafashe ku ngufu yararize वाइफ के स्टेटमेंट पर हमने अमित और वसीम दोनों को कस्टडी Amiti na mugenzi we twabafunze लेकिन ऐसे केस में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है umugore tugiye kujya kumuvuza dukeneye medical report barebe nyine uko ameze विदिन 24 आवर्स turaza kubikora amasaha 24 रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं नहीं तो polisi तैयार कीजिए इनकी फैमिली वगैरह ese umukobwa afite umuryango नहीं मैं oya uriya mukobwa ninjye afite gusa reka ngende yo bya bigoryi bibiri basere ninjoro muri karitsiye ukabizi yabaye abitanze babifunze देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकती और शानू ने रेप के टाइम पे मुंह ही नहीं खोला तो आवाज भी पहचान नहीं सकती ati ikigaragara abo bagabo uko ari babiri ntago bigeze bavuga ubwo umugore bari kumufata ku ngufu n'amasura yabo ntago yayabonye ubuse turaza kuvuga ngo impumyi yashinjije umuntu ute sasa wumva ukuntu polisi nayo biyicanga ariko nanone polisi si imana ni kuko ibigendera ku bimenyetso umukobwa ko yafashwe ku ngufu bakaba bavuga ngo bariya nibo bakeka ngo barakeka ari John na Patrick kero bamufashe ku ngufu umukobwa aravuga ati kabake ntabwo yababonye isura ni impumyi n'amajwi yabo ntago yayibuka kuko ntibigeze bavuga पूरा केस उसकी नाक पे है umukobwa ari kwanga gusa ngo yabihumurije सूंघते बैठेगी none se abantu bose batuye mu cyumba cy'inama mu rukiko yabihumuriza akamenya tuyu ninde umusore arihumuriza akamenya abantu लेगा क्या umucamanza urumva urubanza azarwemera turore polisi हेलो alo जी yego afande ठीक sawa katurore ऐसे टाइम पे आता ही है फोन का क्या है फोन तो ऐसे ही आता रहता है we ni ikihe kibazo ko nitaba telefone पर ज्यादा ध्यान wa mugingo jya wita ku kazi kawe pana telefone yanjye twara umukobwa kwa muganga mukorere medical report twara uyu sinzi ninde umuhamagaye nafande wo mu gakaritsiye bimeze bite uyu ari kumwe n'umugore we bahohotewe hari abantu b'imbwa baba bari aho
babashaka gufatirana gusa abantu bafatirana abanyantege nke kuko avuga ati umukobwa ntiyanshinja mu rukiko ntaba mbona reka mufatire ku ngufu icyo bari mu nzira bagenda arababitambitse सुनो चौबे साहब ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है ati Chube yarabohereje imodoka चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं twakireka tujye kwa muganga और तुम्हें चौबे साहब ने चौकी बुलाया umva fanda araguhamagaye none kuri office katurore bimeze bite mufungure dukeneye kujya kwa muganga mufungure kumba umusore yagambaniwe paraje baramushuka ati tugiye kukujyana kwa muganga ubundi raporo nk'iri y'umugore bamufashe kuriya ku ngufu hari ukuntu bashobora kuba bapima ibyuma byaraje bihambaye cyane bakaba bapima umusore agufashe ku ngufu hari ukuntu nyine yagufashe kuriya ku ngufu bamenye niwe wabikoze tu nyine barabibona amasaha 28 hari ukuntu bapima nyine bakamenya na nyiri kubikora nyiri sasa umusore dore ngaragambanirwa mu nzira ari kujya kwa muganga ngo umugore bamukorera raporo bamenye kuko nimba ari biriya bigoryi bibiri bafunze byamufashe ku ngufu bahise bajya kumufungira ahandi hantu kugira ngo amasaha 28 arenga amasaha 28 arenze raporo iraza kugaragaza ko uyu mugore ntago bapfa kumenya ninde mufashe ku ngufu ari wakinguye nindi कब से ठोक ठोक के दिमाग की मां बहन कर रहा है wamugenga ari gukomanga cyaro kadusakuriza तेरे को इधर रखेंगे tugiye gufunga amasaha 28 ceceka दोबारा से दरवाजा ठोका ना तो तेरी बीवी की ni wongera kuba wakomanga hano kadusakuriza umugore turongera tumufate ku ngufu tararangiza ijambo arakiniga fatira umugore wande ku ngufu arakiniga ikigoryi yagiye ku kigoryi arakiniga arani gufata umugore wande araniga kiramufata baranigana intambara iratangira hasi Rohani sheri Rohani ngo barashaka gufungira umugore hano amasaha 28 ibipimo icyo gihe byagaragaza ko wafashe uyu mugore ku ngufu ntago bamubona Rohani yarakubiswe yihumurije hano hantu Roha umeze neza ntago ameze neza nta butabera abona ari buze kubonera umugore we bamufunze bari kubafatirana ko ari abanyantege nke umugore yatangiye kurira ese arabigenza ati buno nta kivugira nta kirengera kuko ari umunyantege nke gusa bidatinze ari imodoka yajinaga hano umugore mu mazi yaraje banaga ku gisenyi ku mazi amasaha 24 yarangiye ubu umugore sinzi ko bapfa no kumenya uwamufashe ku ngufu supuriya dore umukobwa ngaragwa mu mazi imira bitangira kumukubita sheri nakubwiye disi barahangayitse kubera no kutabona umukobwa kugira ngo arwana ava mu mazi ari gusa nk'urwana ahubwo ajya mu mazi hamwe ashobora no kuba yapfiramo sinzi kazi no koga sheri yo aturore umugore bakiri mu kwezi kwa buki dore ibibabayeho mu kwa buki hakurino ivuriro riri hano murakoze hari wabahaye rifite abazana kwa muganga ku kigo nderabuzima sinzi nimba bafite na mitwere bavuye ni babiri आपकी रिपोर्ट तैयार है आपको डॉक्टर बुला रहे हैं ati raporo yanyu irateguye muganga agiye kuza kubareba इस रिपोर्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट iyi raporo nimugire byinshi muyiteganyaho 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं एविडेंस के लिए आप 30 घंटे के बाद आए वो भी wa musore we iyi raporo nubundi ntacyo yagufasha kuko polisi igendera kuri raporo ya muganga atanze amasaha 28 nibwo tubasha kuba twamenya ati ninde gufata uyu mugore ku ngufu ariko umugore wamuzanye hashize amasaha ahubwo 30 urumva raporo ntacyo yamara bivuze ngo abafashe umukobwa ku ngufu ubu ngubu bagiye ntacyo leta yapfa kubabaza किडनैप किया बंद किया baragushimuse ngo baragufunga baguta mu nyanja गवाह केस का कोई hari umutangabuhamya uhari ninde mutangabuhamya musore cyangwa turi ikigoryi polisi अरे बहुत छाने लोग हो तुम ndabyumva mwabantu mwe muri indyarya muri incakura muri kutubeshya babashimuse se ninde wabibonye nta mutangabuhamya dore ngo baratangira kubagira abasazi ओ मैडम mada अरे रेप हुआ है क्या आपके koko wafashwe ku ngufu cyangwa ububeshye क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं bavuga ibiki तू लंबा जाएगा we wicunge mister जाओगे दोनों कॉर्पोरेटर mwembi nabafunga kubwo kugerageza kubeshya और दोनों का केस ठोकेगा तुम ubu ngo muri kano kanya nshobora kubashinja icyaha cyo gushaka gusebya John na Patrick mubita abantu bafata ku ngufu icyo cyanda kibashinja
uyu umuntu agushinjira icyaha nikiguhame nyuma rero yo kuva gereza umucamanza avuga ati burya ntago kimuhama uhita ujya kurega defamation uvuga ati baransebeje banyiciye izina kubwo kumbeshyira icyo cyaha hari igihombo cyinshi nagize icyo gihe barayaguhada ndashaka kuvugana nawe Fanda arahuze urashaka kumubwira iki banza umbwira urashaka kumubwira iki polisi urano wagira ngo nawe yariye ruswa kwa muganga nta raporo igaragaza ko wafashwe ku ngufu wa mugore muhamubeshya gusa muri aho muri abatubuzi mwe murayaza mukandikisha ikirego ngo bafashe umugore wawe ku ngufu twabwira ngo mujye kwa muganga babapime mukagenda mukaburirwa irengero mukagaruka amasaha 28 yarangiye bivuze ngo mwabeshyaga mwari mwakwibye sibyo kumbe bari bashimuswe sibyo uri mugabo nyabaki औरत के नाम पे पैसा बनाना चाहता है क्या uragira ngo urebe ko wabona udufaranga ubeshya ngo umugore we bamufashe ku ngufu burasa udufaranga ushaka ikibazo ndagira ngo ukurikire filime we Fadina होती ना तो तेरा मुंह तोड़ देता मैं yuza kubutara umupolisi mba ngukuye isura नहीं मानता मैं रिपोर्ट को iyi raporo ntago nyemeye yanyu करवाऊंगा फिर से मैं मेडिकल ndasubira kwa muganga bongere badupime चल सु tugende sheri nje nta hantu nshaka kujya ruhani nta hantu nshaka kujya ese kuki utumva ibyo bari kudukorera sheri nafashwe ku ngufu ariko bagufashe uko weho utari ndakwinginze ntahana bagufashe nk'umurwayi sheri ndarambiwe ntwara mu rugo hano hantu ndahahaze kuri polisi nakubwira umunyantege abantu benshi baragufatirana nakarengane ureba se kuza akabwira polisi ati fata amakinya zira polisi zo mu Buhinde sasa usanga zitanakora akazi neza zishinzwe nk'izina katurore yaje hano babashimuse umukobwa yaje koga ati nafashwe ku ngufu ariko sheri gukomeza kujya kuri polisi wiruka ku bantu bakugira umusazi bavuga ati ubundi weho ni ufite ibiye bimenyetso ufite iye foto s'umugore yamufata ku ngufu arabirambiwe baje mu rugo gusa umugabo arumva ataki kwihangana ataboneye ukwiye ubutabera umugore we arumva nta kintu yakora Rohan ibiryo biri hano turye sinzi ko yabasha no kurya gorya ibyanyinjire mu rugo bikora akazi ntago nshonje sheri ntago nshonje katurore Rohan खाना नहीं खाना तो nimba udashaka kurya katujye kuryama sheri mbabarira ndashaka kuba ndi njyenyine kabisa mbabarira byamucanze abuze ubutabera babagize abasazi Rohani ndagira ngo mve amagambo kuko ari impumyi ndabyumva pe kubu ngubu ntakiri nk'uko nari imeze mbere nimba ushaka ko njye nawe dutandukana njye ntacyo bintwaye ko twatandukana mfite n'ibyo mfite akazi nkorera nasubirayo nkakora ndabizi ubu ngubu uzi ko nafashwe ku ngufu n'abandi bantu ntabwo njye nawe tuzongera kubana neza nk'uko twari tumeze rero ndaza kubifata nk'aho ndetse ndaza kubifata nk'aho ibihe byiza twagiranye mbere ejo hahise zari nk'inzozi nari nagize zo kubana nawe byarangiye ubu ndabizi ntabwo wakongera kunyishimira ngo nyiyumvemo uzi ko bankozemo akazi katurore ibyo kurya biri ku meza uze kuryaho byibura duke mbere yo kuryama umusore ntacyo yashubije ubu ngubu urabizi ndabizi ntabwo tuzongera kumerana nk'uko twari tumeze kuko uzi ko nafashwe ku ngufu nyine ubwo nk'umugabo aba yanafushye avuga ati umugore wanjye sha akurina umugore we ni umumotari ashobora kwicwa n'inzara ku bwawe yajya kuvuga bikanga dore n'akazi ngo karamunanira mumbabarire रोहन मैं फोर्स नहीं कर रहा तेरे को पर डेडलाइन
umva ruhasi ndi kugwatiriza ariko hari amasaha dufite tutagomba kurenza iyi filime ikaba yasohotse yisobanure neza umusore yaraza akavugira amatente yari ya nyine Great. kadabinga sawa Again. twongere producer Davidenko तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है umugore ni mwiza yakwicwa n'inzara ku bwawe पर चुप नहीं रह सकती gusa bikanga afite ikiniga afite akababaro kandi ku kazi bari kumubwira ati gira vuba iyi filime irakenewe tuyitange araza akadabinga filime hano biranga tekereza ibigoryi byamwinjiriye mu rugo bika umusore yaratashye mu rugo Su yaje amagara umugore we Supuriya isaha ni saa 11 z'umugoroba niya saa yaguriye sheri we कल के लिए I'm really sorry umbabarire ku byabaye ijoro ryahise खामोश रहा kuba ntakuvugishije इसलिए कि क्या क्या था nuko ntago narinzi icyo nakubwira कल पहली बार मैंने ariko byibura kuko bwari ubwa mbere कमजोर फील किया n'ubwa mbere nabaye umunyantege nke नाराज था खुद से nari nirakariye nanjye ubwanjye तुम्हारे आंसू sheri nari nirakariye ku buryo nibagiwe no kuguhumuriza sheri umugore yambwiye ati ngiye nakwisubirira mu kazi ugasigara ukaguma mu buzima bwawe umusore nta kintu yamusubije ubu nibwo yibutse kuza kumusaba imbabazi लेकिन अब ariko noneho ubu सब ठीक हो जाएगा byose biraza kumera sawa kumbe dore inyuma ye turaza kumera nkuko twahoze tumeze nge nawe sheri umubare ninjoro kuba ntacyo nakubwiye hari umuntu uri kurereta inyuma ye nge nawe yumva inyuma ye nge nawe yumva akaguruka yumva akaguru ninjoro umugore yambwiye ati nge nasubira mu kazi nkikorera kuko nabizi ntituzongera kubana nkuko twari tumeze umusore nta kintu yamusubije ubu nibwo yibutse kuza kumuhumuriza hano hari uwiyahuye umugore yiyahuye umugore yiyahuye yaragiye kubaho neza abonye urukundo umugore yiyahuye iyo umukobwa ni impumyi ibigoryi byamufashe ku ngufu umukobwa ariyahuye yabonye umugabo atari kumuhumuriza kuko nawe yari yarakaye none ariyahuye iyo yasanze umugore yiyahuye bimeze bite gaturore hakurino nakubwiye hari abantu batuye hano usanga umuntu afatirana umunyantege nke nimba mujya mubibona ujya ubona abasazi bo ku mihanda ugasanga umusazi aratwite ukabona impumyi ababana n'ubumuga ibigoryi biri kubafatirana uyu nawe ibigoryi biri hariya byaraje bimufatira shiri ku cyari Juni na cya Patrick bitanga n'akantu babura ukuntu babarenganura none dore bivuyemo baje gushyingura Supuriya ndetse impumyi bari bamaze gukundana umusore nyuma y'imyaka myinshi avuga ati noneho Imana isubije amasengesho yanjye impaye umukunzi bakiri mu kwezi kwa buki dore bise bayisapfa agize kuba yarakuze ari impumyi byibura mu buzima bwe n'ubwa mbere yari yishimye ariko dore abisi dore abiduniya batumye sheri wamuvamo nawe umuntu atangira agatari ku bundi ngiye Imana umpora iki navutse ndi impumyi ndihiringa nari mbonye umukunzi kuki nge bingendekeye gutya ushobora gatese Imana ngiye navukanye basi umudayimoni w'inyatsi byibura witwa tura wansi cyasiri wasajya bikagucanga hamwe usanga umuntu byamurenze nawe akiyahura umusore yaje yicara no biramucanga afite inshuti ye bita Zafari iyo baba bari kumwe ikiriyo nta nubwo cyitabiriwe देख मैं थोड़ी देर के लिए गैराज जाके आता हूँ mwana ngiye reka mbe ngiye ku igaraje rero musa तू खा लेना ariko byibura ubanza urye umusore byamurenze ibimubayeho mu kirundi babyita agahumira munwa cyo ni ikirundi rega ndi birenge mvuga ikinyarwanda n'ikirundi se mbabeshye gaturore agisohoka hari abandi binjiye hari umusaza winjiye ninde umusaza winjiye umva amagambo kinweto hano umusore ari ku kiriyo hari umusaza winjiye अच्छे दिखते थे आपकी बीवी umugore wawe yari mwiza मैं कॉर्पोरेटर माधव रोशेलर ni corporate Medavare अमित का बड़ा भाई ndi mukuru wa Amit mukuru wa Rijune मुझे क्यों ऐसा लगता है कि sinzi impamvu ndi kumva इस बार आप इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे ko muri aya matora utazantora cya kigoryi cyamufatiye umugore ku ngufu cya Rijune gifite mukuru wacyo
niwe ujana wa musore rero urabona ndi umuyobozi buri ushobora kutazantora जवानी urubyiruko इसके घोड़े की तरह होती है urubyiruko rumeze nk'amafarasi abahanganye तेज दौड़ने लगती है atari amafarasi asiganwa buriya iyo yumvisha imbunda irashe arirukanka रगों में खून से ज्यादा जोश दौड़ता है मैं भी एक टाइम पे जवान था अमित की तरह nanjye nigeze kuba musore mera nka Amit murumuna wanjye ari June आया था वो कॉलोनी में मात्र nibwo naje gukunda umugore w'undi mugabo witwaga Mahatiri nanjye nabayeho nka murumuna wanjye na murumuna wanjye wenda ashobora kuba yafashe hari June ashobora kuba yaje gafata ku mugore wamukunze nanjye nyiri umusore nigeze gukunda umugore w'undi mugabo byarabaye पर कुछ कर नहीं पाया ariko nta kintu nashoboraga kuba nakora सपोर्ट नहीं था ना kuko nabufasha nari mfite nyine मिल मजदूर papa wanjye yakoraga mu ruganda twara abakene ariko byibura ari June wafite ubufasha ubu ngubu aramfite afite ubufasha bwanjye जो मैं नहीं कर सका bivuze rero ngo muri umuntu ashobora gukora ibyo ngiye ntigeze mbasha gukora nyiri umwana urabyumva neza njye nyiri umwana nakunze umugore w'undi mugabo ariko nta bufasha nari mfite nari umukene ariko muri umuntu wanjye ni umwana w'umuyobozi washobora gukora ibyo ngiye ntigeze nkora nimba yakunze nyine umugore wawe yamukozemo akazi kuko afite ubufasha bwanjye wumva ikigoryi kumwiranda polisi iri mu mufuka wanjye rero niyo mpamvu ari June nanamufunguje muri gereza abona ari hanze ibaza ariko ngo polisi iri mu mufuka wanjye iri ku ikofi yanjye umva amagambo y'umukire umva kuza ukubwira amagambo nk'aya ngaya wibereye mu kiriyo cy'umugore wawe uyu niwe ushyigikiye cyari June yarababaye भटनागर साहब दुख तो मेरे को nyakubahwa Batnagari mwihangane kuba mwapfushije mukiri n'abajene mariye हाथों से नहीं छूटा था none umuntu mwari mugishyingiranwa apfuye rwose hakiri kare वरना स्वागत तो आपने ही मनाई ना पहले ariko byibura mwarishimanye bwa mbere urabona nyine urabona nimba warakoze ubukwe na sheri wawe mukabanza mukaryamana warishimye murumuna wanjye nawe yaje aryamana nawe nyuma nta birenze si byose nta birenze uyu yarababaye ikigoryi cy'umukire kiri kumumenyera cy'ikinyepolitike umva मीडिया से बात करने का नहीं ntuze kubwira itangazamakuru ibi byose cyangwa ubibwira abaturage batuye muri iyi karitsiye uwo gukomeza kugenda uvuga ibyabaye buriya ni kugenda urushaho no guseba nimba utabizi ugenda ukwirakwiza amakuru mu itangazamakuru no mu baturage babwira ngo umugore yafashwe ku ngufu uraza kuba uri kwisebya अमित की दिल्ली भेजना है ना उसको umuvandimwe yangiye kumwohereza muri Delhi थोड़े दिन में भूल जाएंगे kugira ngo abatuye muri kano gace baze kubyibagirwa nawe rero ugomba gucaho bino bisibe mu bwonko wibagirwe urabeho murumuna wawe ngiye kumwohereza muri Delhi ubyibagirwe ntumuneze abanyamakuru nyakubahwa Batnagari एक बात समझ में नहीं आई आपकी मिस ariko umugore wawe hari ikintu kimwe nta musobanukiweho आत्महत्या करने का ही था तो पहले रेप के बाद में क्यों नहीं किया umugore wawe ubundi nimba yari ushaka kwiyahura kuki atiyahuye bakimufata ku ngufu दूसरे रेप के बाद में क्यों ndagira ngo kurikire filime mumbabarire nari imbibye nari mbaye nk'ababana mwumva amagambo एक बात समझ में नहीं आई mwihangane cyane pe sasa mumbabarire filime yaryoshye ntago nagotwa gusubiza inyuma umva umugore wawe mwari mwaryamanye murumuna wanjye wana ntago ari we wishimishije cyane ni weho मीडिया से बात करने का नहीं ntuze kugira icyo ubwira itangazamakuru कॉलोनी वालों से cyangwa abatuye muri no karitsiye ugenda uneza abaturage ibi kugenda urushaho kubivuga uraza kuba uri kwisebya murumuna wanjye ari June ngiye kumwohereza muri Delhi ave hano kugira ngo abatuye muri karitsiye bahite babyibagirwa nawe rero ibyabaye ubihanagure mu bwonko urabeho ndagira ngo wumva andi magambo ngiyaneye n'ubwoba ariko nyakubahwa Batnagari umusore yitwa Rohani Batnagari ariko umugore wawe hari ikintu kimwe nta musobanukiweho umugore wawe nimba yari wagombaga kwiyahura kuki atiyahuye ubwa mbere bamufata ku ngufu bivuze ngo umugore w'uyu musore ntago bwari ubwa mbere afashwe ku ngufu ati nimba yari uwiyahura kuki atiyahuye mbere bamufata ku ngufu akiyahura kuri iyi nshuro bamufata ku ngufu tuze gusubira gusa umugore wawe ngiye numiwe bajyaga bamufata ku ngufu kuki yahisemo kwiyahura ubu iyo yiyahura bakimufata ku ngufu bwa mbere umugabo yarumiwe bivuze ngo umugore yajyaga afatwa ku ngufu inshuro nyinshi disi ntabwo bwari ubwa mbere reka bakwereke wa munsi aza mu rugo
yahasanze amasaha 2 ku buriri. Wa munsi azayasanze amasaha 2 mu rugo. Umusore yaje hano. Ndagira ngo ukurikire filime. Umunsi aza hari igihe yajya gataha mu rugo yahagira akasanga amasaha 2. Hari amasaha 2 nigeze gusanga mu rugo yasanze hano aya masaha n'ayabande. Aya masaha n'ayabande gukorakora hano ku buriri. Korakora ku buriri. Korakora ku buriri. Katorori. Ura munsi y'igitanda. Katorori. Katorori. Yakuye ku gatambaro kandi n'indi saha. Tuze ngo bajyaga bafata umugore ibintu by'amasaha bikagwa ibiki bikagwa. Hari agapapuro yabonye. Hari agapapuro yabonye munsi y'igitanda bimeze bite. Akazana hano. Ndagira ngo wumve. Ndagira ngo wumve amagambo umukobwa yasize amwandikiye yasanze kandi ku mugore yasize amwandikiye. Ati Rohani, ntago ari urukundo rwawe ndetse nta nubwo urukundo mfitiye rwigeze rucika intege. Nawe nturi umunyantege nke. Njye nawe twabayeho neza mu minsi isanzwe. Tubana mu mahoro iminsi mike. Ariko ibyo wabonye byambayeho uyu munsi byagiye mbaye inshuro nyinshi. Wari kuba warabibonye. Gusa nabonye ntabyihanganira. Ati uyu munsi ubwo wajyaga ku kazi narindi guteka hari urwandiko umugore yasize amwandikiye. Ati ibyabayeho uyu munsi wabonye bamfata ku ngufu byari bisanzwe bimba hari ko nangaga kubikubwira ngo utazata umutwe. Yari yamwandikiye ati uyu munsi ubwo wajyaga ku kazi narindi guteka. Katorori. Hari guteka sinzi nibyo umugore yamwandikiye yatangiye kubyibuka abibona. Ari guteka ibyo yumvishe mu nzu. Umugore yajyaga afatwa ngo ku ngufu. Nicyo tumenye. Mukobwa ari mu rugo muri karitsiye ari ibirara bihatuye. Ni agakobwa keza ariko kabana n'ubumuga bwo kutareba. Bagafatiranaga. Ninde? Pasi. Ni kakana ka Pasi. दीदी बॉल मिल गया गुड Nabonye umupira sawa. मैं साफ कर दूंगी Ntugire ikibazo byamenetse ndabihanagura. Nakana kakana gatonye kitwa ka Pasi. खाओगे Abana bakirohara binjiye mu nzu. गोभी के पराठे ठीक है डन Sawa bye bye n'ubwana buto. बाय Ubwana bucaho. Ibi ni byabaye. Umugore agaruka mu kazi ibi ni urwandiko yasize yanditse. Nanjye ndagira ngo mumpeho. Mumpeho. तूने मेरी आवाज नहीं सुनी थी ना Ubushize nagomvishe ijwi ryanjye sibyo? None ubu ngubu nta kibazo uraza kuryumva. Unarimenyere. तो हमारा आना जाना चलता ही रहेगा Kuko ubu ngubu tugiye kujya tugusura cyane. Tuzajya tuzira igihe dushaka wana buno mu rugo tugiye kuhagira nk'iwacu umugabo wawe mu gihe azajya badahari hano hagiye natwe kuba iwacu tuzajya twinyabya tuze mu kazi. Mve bigoryi. Kiraseka cyari June. Uyu munsi ariko reka tugerageza kandi kantu gashya. Umukobwa bamufataga ku ngufu buri munsi. Ndabizi uburyo bikugoye bino kubyumva. N'urwandiko. Ndagukunda cyane. Ariko singira ngo uzongere gura naka kababaro. Njyewe reka nigendere. Nibwo umukobwa yagize atya ariyahura. Yavuze ati sheri nirirwa mfatwa ku ngufu. Ikintu cyonyine nicuza nuko ngiye kugusiga wenyine. Ariko sinakomeza kubaho mfatwa ku ngufu buri munsi. Na polisi twakaregeye bari abagabo barayiguze umukira araza akavuga ati polisi nge nyifite mu mufuka y'ubuhinde. Umukobwa yiyahuye. Yabonye buri munsi atajya afatwa ku ngufu. Ati icyifuzo cyonyine mfite nuko nsize isazange ebyiri inyuma. Ubishoboye imwe wayitwika. Ibi mbikwandikiye nka supuriya cyangwa induka yishingura. Bimeze bite? Umukobwa impamvu yahuye nta yindi. Yafatwaga ku ngufu buri munsi. Ibigabo binamubwira tubu tugiye kujya tuza nk'abazi wacu nk'abakoyi. Umukobwa abonye ko nubundi birabegabo nta cyabikura mu nzira. Mwana mwakira ivu ry'umugore wanyu. Bazanye ivu. Sora arabigenza ate? Baranamucecesheje umukira ambwira ati ceceka wa musore we ni umunyepolitike. Ati ntago ari ivu uyu ni supuriya. Iri vu dukwiye kurishyira mu mazi tukamusezera. Oya Zafari. Umukobwa namusezeye ubwo twamutwikaga. Nta mpamvu yo kugira ngo iri vu turishyire mu mazi. Nta mpamvu.
umukobwa wumvisha impamvu yiyahuye bwarakiye kuri polisi umusore avayo ikisha बीवी का शोक पुलिस स्टेशन में मनाने आ गए क्या umugore waje kumushyingura muri polisi cyane uje kumwibukira ndashagura nitwa Chobe तो उनका सेल नंबर होगा वो दे दो मुझे cyangwa umene nimero z'uwitwa Chobe afande wanyu खाली बैठे क्या तेरे लिए सब Yesu cyako afande wacu amugingo we aba afite umwanya wo gura naye gusa आता है उनके अंडर uzi birega bagomba kwitaho तेरा तो केस भी नहीं है तू फ्रॉड है we nta n'ikirego ufite hano uri umutubuzi आगे से यहाँ पे ntuzagaruke no kuri polisi mwirirwa musebye abantu kumbe uyu musore ari kuburana n'abakire ari kuburana n'ibikomerezwa ageze kuba atareba ageze kuba ari aho sinzi biragenda bite लेकिन आज 24 साहब से मिले बिना जाऊंगा नहीं ntago ndi buve hano ntahuye n'uwitwa Chobe बोला तेरे को समझता नहीं ntago unyumva Chobe nawe uri hano yasohotse va hano genda चौबे साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ Chobe ndashaka kuvugana nawe Chobe na afande चौबे साहब Chobe afande ndashaka kuvugana nawe मैं बोलता हूँ फुट यहाँ से kumba afande ko karimo indani yanze gusohoka na Farida we yagafa बोलो mbwira yaje gura na afande सब कुछ बहुत जल्दी हो गया सर ibintu byose byabaye byihuse मेरी सू का चले जाना इस केस का क्लोज ikirego cya Su baragipfobije मिस्टर भटनागर उन्हें none n'uriya mugabo mwaramufunguye bishoboka bitumugize wa nabi wari uri gukeka muhize mufungura छूटना पड़ा Batinaga twagomba kumufungura uranyumva और तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी कर ली kandi umugore wawe ikindi yiyahuye अक्सर दिखाई नहीं देता पर सामने जरूर होता है ni gute ariko tunanirwa kureba ibintu bituri imbere हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है buri muntu wese wiyahuye burya biba ari ubwicanyi मेरी सू कमजोर नहीं थी सर Su ntabwo yari umunyantege nke fande umugore wanjye ntabwo yari umunyantege nke umugore wanjye yarabizi सारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में umugore wanjye yarabizi ko amategeko ndetse n'amategeko ya leta yanyu ari hakurino yijimye kurusha isi yacu mbega amategeko yanyu yarijimye kurusha isi twebwe impumyi tubamo yarabizi ko atanyuze mu mucyo amategeko yanyu वो इस सच के साथ जी भी लेती nuko yarabizi kandi ko yarabayeho दूसरी बार के बाद nyuma y'inshuro ya kabiri टूट गई byamushenguye cyane byamuriye दूसरी बार मतलब uravuga iki nk'inshuro ya kabiri ba bantu mwafunguye bongeye baragaruka mu rugo मेरी सू के साथ फिर से उन्होंने bongeye bafata ku ngufu umugore wanjye Don't we worry. buretse ना लबड़े inspector na ravide मैं कंप्लेंट करने की गलती दोबारा नहीं करूंगा ntugire ikibazo ntago nje hano kugira umuntu ndega umusore niko yabwiye karaga polisi menya ko arya ruswa ati inspector na valide ntugire ikibazo ntago nje kwandikisha ikirego nta muntu nje kurega ndi kubabwira gusa fande yarumiwe अब आप लोगों से ना मुझे कोई उम्मीद है Yes, nk'uko muri kubibona turi kuri stade Amahoro hano i Remera aho zari kubera umukino wahuzaga APR FC ndetse na Rayon Sport aho birangiye ari kimwe kimwe no kuvuga ngo tugiye kuganira n'abafana hano bababaye barakaye bamwe ngo bibwe cucuri yabaye cucuri ndagira ngo nguhe ikaze kuri Coordinator TV kugira ngo tubanze tugirane ikiganiro ndetse n'abafana ba Rayon Sport aha niho merereye mu gisate cyari kirimo abafana ba Rayon Sport mu kanya turagera ku bafana ba PRFC then noneho duhite tujya kuganira ndetse n'abatoza ikaze nge nitwa Emmanuel Niringimukiza cyangwa Kaboji Pro buri nkuru na nyirayo ikaze kuri Coordinator TV Bureka tuganire tuzabaho igira inyuma yewe igira inyuma tuzabaho Bale bya bituma ducika ku bibuga tutafana n'ubusambo yego ngo bimeze bite twebwe tuzabaho ikipe yacu yakinye kuva match itangiye kugeza isoze ariko ikibazo cyo mu Rwanda APR gitangira ifite igikombe tubimenye ibi bintu ntago bibaho ni ukubaga inuro ku manwa urambi wiki Chizuri akagasuzuguro kabasifuzi turakiye ufite ngiye kuvuga cucuri yasifiye neza pe ariko basifuza ku ruhande turabiyamye turabarambiwe ikindi kintu iyi beka nayo ngihemba abakinnyi bitwaye neza bari kuyasumari cyangwa bakayaha cucuri watare yakoze kisi watare sport izajya gukina na APR bajye baduha uburenganzira turasaba Ferwafa ijyo mpuzamahanga bo hanze twaba twanza bazira twaba tashaka abasifuzi b'abanyamahanga ari bose abanyarwanda bagenzi banyu murabashinja n'abajura
wakiriwe n'abajura abasifuzi n'abajura cyucyuri abasifuzi n'abajura kuba abakinnyi b'umugabo Korode yabonye imihondo 2 nibamuha umutuku hariya yasabwaga ngo niyo mugabo Korode yabonye iki yabonye imihondo 2 banga kumuha umutuku wayibaza neza nari nayibaza neza urasaba iki yasabwaga guhabwa umutuku akavamo urasaba iki noneho Ferwafa ndasaba yuko shampiyona derby yo mu Rwanda yagisifurwa n'umusifuzi wo hanze urakoze cyane ntabwo bishoboka gera kajuamuma nkamufata gera kuamura musifuzi gera kuamuma wamucikiriza urasaba ubuhe bufasha jewe icyo nsaba iyi stade iravuguruye haza amavara vara ntizaca muri ubu bujura abantu bavuga ko Cucuri izo vara ziba hehe bajya kwasha vara ahangaha baratwibye iriya penalty ntabwo ibaho ndakubwiza ukuri urumva abasifuzi ibintu badusifira ntabwo bibaho urumva ahangaha reba iriya penalty batanze iriya penalty wowe iriya ntabwo ya penalty ntabwo tubyemera ntabwo tubyumva rwose urumva uyu musifuzi Imana imubabarire musabiye imbabazi ku Mana kuko ibintu akoze ababaje imitima y'abareyo bari kurwana no mu mahanga yibwira yuko ashimisha ibikona Imana imubabarire nta kintu namuvugaho Imana yabirebaga twebwe turasaba iyi derby ntibazongere kujya baduha abasifuzi b'abanyarwanda b'abasifuzi babera aperi mwambwe byose aperi ifite ibabona mu buryo bwo kwino abantu bavuga ko Cucuri ari umusifuzi mpuzamahanga gatoya Saidi ahora yiba abantu hano bikagaragara aperi iraducitse urumva turarambiwe reka tuvugire hano abantu bavuga ko Cucuri ari umusifuzi mpuzamahanga bagendeye kuki nimba afite amafaranga nakore muri banke kuko aka kazi karamunaniye reka duhe na mushiki wacu ijambo mushiki wacu ngo bimeze bite baratwibye aho twabereye uyu munsi twari twayabariye naga ikipe yari buducike ariko umusifuzi yatwibye nihe ubona bakwibye kuri iriya penalite ntibaho yari kufura kandi ntiyari bunajyemo urasaba iki none ubutabera bajya bafata umwanya bahugura abasifuzi badufasha ngo Cucuri afana aperi na urabizi neza twakinanye mu kademi ni ukuvuga ngo twebwe dukina n'amakipe abiri iyo twaje gukina rero ni ukuvuga ngo twakinye n'ikipe ya aperi dukina n'umusifuzi bita Cucuri urukumva mu gihe VAR itaraza hano mu gihe twaje gukina rero ngaho mumbwire ngo bimeze abakubitwa n'agaca baratwibye dutahanye agahinda dukoze mu bifuzi be mu Rwanda ibi nibatabikemura ibi bintu ntabwo umupira w'amaguru uzatera imenera amaraso tuzayigwaho nta kintu na kimwe bazakora bazatwanga ibigenzure neza kubera ko mu myinjije ntabwo byagenze neza bijyanye n'uburyo abantu baguze amatike iki kintu cyo banigayeho bari hose abari kuvuga ko babibye kuri penalty ukuri kwaye guhagaze ibyo n'urucabana kutwiba byo twari tubizi byagenze gute pardon Rayon Sport wemera ko yakinnye na aperi irakina position ni kangahe ntago nabibaza wewe yasanze Rayon yari kuri 73 n'ibice 4 aperi iri kuri 27.3 ni ukuvuga ngo kugeza iyi saha abareye uko tumeze turanezerewe dushimira na perezida Abudara kandi n'umutoza ntagira igihunga turashaka gukubita gorira aperi yo atandatu dufite ari uviremo turahazi turakubita ikipe urakoze cyane harakantu nagenda babwiye ejo aperi niyo yaza nabwo twayitsinda yego baratwibye yego
ntibazajya birirwa bavuga ngo dukeneye urasaba iki deribi turasaba vare muri stade amahoro twamara kuyibona nizakemura byose iriya penalite ni ubujura bwa cyucyuri ni ukuvuga ngo aperi hariya mu izamu muri aperi harimwo ikarita yigendera twayitsinze kandi mu bintu bigaragara kandi mu gihe aperi idashobora kwitsindira igitego izigera ijya mu reka duhe na papa umva ngere bori mvugiramo ngende umureyo hasi no hejuru njyewe ubundi ibi bintu byatangiye kare mbere na mbere reka tubanze tunenge bantu bashinzwe kugurisha amatike bigaragara ko APR yabanyuzemo kugira ngo bagenda bazimya ama network kugira ngo tugure amatike mbere na mbere nuko stade yuzuye ku kigero cya 95 yakagombye kuba yanasaguye ariko kubera iyi society cyangwa company igurisha amatike yabyitwayemo nabi igende mu buryo bakoranye wenda n'abandi tutazi ibintu tubanje kubinenga Ferwafa banzi bigende na
kuko umuntu arifata akaguha nk'ibihumbi 50 by'amadolari njye navuga ngo for nothing kuko eka nkubwiza ukuri njye naje kubitekerezaho nyuma maze kubivamo nubwo nari nagiye mu biyobyabwenge ariko naje kubitekerezaho. Bigenda gute ngo umuntu akorera amafaranga angana na miliyoni 150 mu cyumweru kimwe ariko akayarya amasaha atageze no kuri 48 angana n'iminsi 2? Ese umugabo cyangwa umugore akwanze ni impamvu yo gusesagura cyangwa kwiyanga nawe ubwawe ukibagirwa ahazaza hawe? Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku nkuru mamo yabaye kuri Mukaruziga Shakira. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro, icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Ngiye waguteguriye kandi ngiye kukugezaho iki kiganiro, nitwa Emmanuel Niringiye Umukiza. Ikaze. Mukaruziga Shakira w'imyaka 34 uri mu bagore bari mu kigo ngororamuco cya Gitagata kubera gukoresha ibiyobyabwenge, numwe mu bari abasirey queen bakanyujijeho mu myaka ya 2013 kugeza mu mwaka wa 2022. Yasobanuye ko yisanze i Dubai ahuza abakobwa bicuruza n'abagabo barimo ibyamamare. Mukaruziga yabwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru ko ubwo yari afite imyaka 20 yatewe inda n'umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umurundi ubu umaze kubaka izina muri ruhago nyarwanda. Nyuma uwo yumvaga ari umugabo w'inzozi ze atangira kumufata nabi, akajya amuca inyuma akamukubita, ahitamo kumureka aragenda. Yagize ati yaneye inda tutarabana. Icyo gihe ajya gukina i Kinshasa mu ikipe yitwa Vita Club, agenda afite inda y'amezi 4 agaruka mfite umwana w'umwaka. Yangiriye neza aranshaka, ariko kunshaka ntago nabayeho neza. Nge naramukundaga kandi nawe yarankundaga, ntabwo ari kunshaka atankunda. Angejeje mu rugo harandushya cyane. Uyu mugore yananiwe kwihanganira ibikorwa by'umugabo we byo kumuca inyuma, bigerekoho nuko kwa sebukwe bamwanze, afata icyemezo cyo kumuhungira kure. Yagize ati kujya i Dubai kuri nge byabaye nk'ijuru ringwiriye kugira ngo wenda mbe hafi ye, kuko buri mwanya babaga bamamagara ngo turamubonye ari kumwe n'uriya mukobwa mu modoka, ngo wa mukobwa uri mu mashusho y'indirimbo runaka bari kumwe, ngo ya ndirimbo igezweho, ngo wa mukobwa ugezweho. Mpita numva umutima wanjye ugiye guturika, bituma nigira i Dubai. Mukaruziga Shakira wigaga muri kaminuza icyo gihe ataha nijoro, umugabo we yamubwiraga ko adashobora kurya ibiryo byatetswe n'umukozi, agateka ari uko ageze mu rugo bikarangira igicuku kinishye. Byageze aho umugabo amusaba ko buri wese arara mu cyumba cye, ndetse asaba uyu mugore kutajya mubaza hagiye cyangwa ibindi bimwerekeyeho. Mukaruziga amaze kurambirwa ubu buzima nibwo yigiriye inama yo gutandukana n'umugabo, atekereza ahandi yashakira ubuzima kuko ni wabo bamushinjaga kwisenyera urugo. Yagize ati dutandukanye gutyo nari mfite itsinda ry'abakobwa b'inshuti zanjye b'abasirey queen, bandangira ahantu fata indege njya i Dubai. Umwana we yamusigiye umwe mu nshuti ze. Mu mwaka wa 2012 nibwo Mukaruziga Shakira yageze i Dubai, aho yakoreye imyaka 7. Yagezeyo yakirwa n'abari bamutegereje, ndetse abanza kubana mu nzu n'undi mukobwa yasanzeyo wanabyariyeyo. Amaze kumenyerezwa umujyi atangira gukora ibizwi nka hosting, byiganzamo ibijyanye no kwakira abakiriya mu tubyiniro ndetse no mu tubari. Muri ako kazi yahuriyemo n'ibyamamare bitandukanye ndetse baba inshuti ze za hafi. Akomoza ku kuntu nubwo yasaga nabi, amaze igihe gito asamye inda ikavamo. Umunsi wa mbere akora i Dubai yahuye n'umuzungu akamukunda, akamuha amadolari 1,300, asaga miliyoni 1,600,000 y'u Rwanda, ari nayo yahereyeho yiyubaka i Dubai. Yagize ati nakiraga ba Davido, ba Kiss Daniel, bose abantu baranzi. Nabayeho ubuzima bwo guhura n'abantu bakomeye, nahuye n'abantu bakomeye cyane, abana b'abaperezida, abahanzi twarakoranaga buri munsi mbahosting, n'abandi bakobwa inaha bo mu Rwanda kandi bakomeye, ntabwo navuga amazina yabo. Mukaruziga Shakira avuga ko nubwo yinjiye mu buraya twakita mpuzamahanga, bamwe bavuga ko bukorwa n'abasirey queens, we atigeze abwinjiramo cyane ngo aryamane n'abagabo barimo ibyamamare byamukundiye i Dubai, ndetse ko icyamufashije gutindana nabo ari uko atabihaga, ahubwo yabahuzaga n'abandi bakobwa. Yagize ati ngiye kugira ngo ume kuri uwo muvuduko, nanze kujya mura nabo kugira ngo dukore nk'imibonano mpuzabitsina, kuko nzi ko umusitari iyo muryamanye ejo ntabwo yakuvugisha, ahubwo nabahuzaga n'abandi bakobwa. akabonana na wa mukobwa we bakarangizanya, ariko nge n'ikindi gihe kizaza yaza akazamamagara, ugasanga ngiye dukomeje kujya tuvugana kubera ko nirinze ibyo bintu. Mukaruziga yavuze ko igihe yari ageze i Dubai icyamurokoye ibikorwa byo kwicuruza ari umusore wo muri Kenya bakundanye akamuherekeza kenshi iyo yabaga yagiye mu kazi ka hosting.
byatumaga adacudika n'abandi bagabo ku buryo bwabageza ku gukora imibonano mpuzabitsina. Yagize ati i Dubai nakundanye n'umuhungu w'umunyakenya kandi yari yifashije muri icyo gihe nkora ibya hosting, nicyo cyatumye n'ibyo bintu by'uburaya nabijyamo cyane. Ahantu hose twarajyanaga. Mukaruziga Shakira wamaze imyaka igera ku 10 ari umusire queen abaho azenguruka ibihugu bitandukanye aho yanezezaga abakiriya be bakamwishyura agatubutse, avuga ko benshi mu bakobwa baba bari muri ubu buzima baba bumva nta bundi buzima bwiza bubaho. Ibyo yabonye muri iyo myaka 10 n'ingero zimwe na zimwe zihariye yabonye, yasanze amafaranga yavuye muri ibyo bikorwa abapfira ubusa. Yageze naho atekereza ko isi babamo ishobora kuba irimo imyuka mibi, kuko umugabo w'umukire ashobora kwishyura umukobwa amafaranga menshi batanaryamanye ariko bikarangira nta kintu kizima aya majije. Yagize ati buriya buzima iyo burimo uba ubona nta bundi buzima, kuko umuntu arifata akaguha nk'ibihumbi 50 by'amadolari, aya nasaga miliyoni 50 z'amanyarwanda, nje navuga ko haba yaguhereye ubusa. Nje naje kubitekerezaho nyuma maze kubivamo, nubwo nari ngiye mu biyobyabwenge ariko naje kubitekerezaho. Ni gute uryamana n'umuntu ijoro rimwe akaguha ibihumbi 50 by'amadolari? Ese nta bintu biba byihishe inyuma aba ari nko kwikurizamo? Kuko njya mbona n'ingaruka nagize ari ingaruka wenda z'amafaranga menshi kandi y'ubuntu nagiye mbona, kuko nayo nagiye mbona menshi nta kintu kizima yagiye amarira. Nabo basire queen barabizi amafaranga ibintu tuyakoresha. Mukaruziga Shakira kandi yahishuye ko umubare munini w'abagabo yahuye nabo baha amafaranga abasire queen kandi menshi, ndetse rimwe na rimwe nta n'icyo bakoze ari abo muri Nigeria, ariko agakemanga ibikurikira ayo mafaranga kuko biba bisa naho abo bagabo hari indi misiyo bariho mu buryo bw'imyuka mibi. Yagize ati wowe nta kintu uri cyo kugira ngo ujye kuryamana n'umugabo aguhe amafaranga angana kuriya, cyangwa abe yakugurira imodoka nziza, we nta kintu azi azungukiramo. Kandi abenshi babikora ni abanyamahanga, Abanyanigeria cyane. Kandi noneho kuva ndi umwana twagiye tureba ziriya filime z'Abanyanigeria bakoresha imyuka mibi. Hari ibintu byinshi njya mbona bisa nkaho hari akantu kaba kabirimo. Uyu mugore avuga ko benshi mu banyamahanga baryamana n'abo bakobwa iherezo ritaba ryiza. Yagize ati tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Hari n'abantu bajya gushaka inyenyeri ntago ari ukuvuga izi bambara ku ntugu, ariko ajya gushaka ubundi bushobozi bakamuha amabwiriza bati wenda ubigenze gutya, we mukaba muri kumwe afite ibindi bintu hari gukora wowe utanabizi. Mukaruziga Shakira yahujwe n'igikomangoma cyo muri Nigeria, Nedimyoku, akaba umwe mu baherwe bo muri icyo gihugu, umunyapolitike ndetse n'umugabo wa Regina Daniel wamamaye muri sinema ya Nigeria. Uyu mugabo kandi ubusanzwe urusha Regina imyaka 39, abayeho mu buzima bwo kuvugwa cyane mu itangazamakuru kubera ibirimo kuba yarashakanye n'abagore barenga 4 bose akabatungira icyarimwe, akanashinjwa kugira abandi benshi batamenyekanye mu itangazamakuru. Mukaruziga Shakira yahujwe n'uyu mugabo ngo amusange muri Nigeria bakore imibonano mpuzabitsina gusa. Yagize ati ndagenda nsanga private jet iranegereje, ndagenda njya kumureba, ngezeyo nasanzeyo abakobwa nk'icumi, nabonye ko bagiye nk'ukuntu nanjye nagiye, nsanga hariyo abakobwa nk'icumi barimo Abanyafurika y'Epfo, Abanyakenya, nijoro bagategura ameza yo kuriraho avuye nka hariya akagera nka hariya maremare, twese tukicaraho ku murongo b'abakobwa, nawe Nedimyoke akicara aho hagati. Ubwo hari abantu bya bindi by'ibwami tuba tutabona. Mukaruziga yasobanuye ko abo bakobwa babaga bafashwe neza, bari ahantu hanini hisanzuye harimo imikino itandukanye nka tenisi, bose bagakina buri wese afite icyumba cye, ndetse ukabona uwo mukire atanabazanye muri gahunda yo kubasambanya. Yagize ati yakundaga ko ngiye twicarana mu modoka, urumva yari afite uwo bararana ariko agakunda ngiye ko ari ngiye umwitaho tukicarana mu modoka. Nyuma yigeze kutujyana ahantu, ubu se nahita mu ndake, niba ari ibintu by'ibwami niba ari ibiki sinzi. Urumva mumanukamo hameze nko mu mwobo, mwamanukamo mwagera imbere ni ahantu hanini uhita ubona hameze nko mu nzu, hashushanyijemo ibintu bimeze nka bya bintu bya kera, mbonamo utuntu tw'uduseke, ibintu bidasanzwe, ndetse yanaduhaye utwo duseke turaduterura. Ngatekereza ko ibyo bintu harimo ibintu by'ibihanga by'ibinyamaswa utamenya.
yari yaramaye ibihumbi 15 by'amadolari. Mukaruziga yavuze ko uwo mugabo bataryamanye yamusabye kuba asubiye i Abuja mu murwa mukuru wa Nigeria, nyuma amuha arenga ibihumbi 30 ndetse na telefone y'amadolari ibihumbi 2 yose uyashyize hamwe mu manyarwanda nasaga miliyoni 32 z'amafaranga y'u Rwanda. Yagize ati nagumye muri hoteli ndangije ndataha. Ayo ni amafaranga ibihumbi 45 y'amadolari nari mfashe menshi mu buzima nyafatiye icyarimwe. Niyo mafaranga nahereyeho nsara, navuga ko ari ugusara. Uyu mugore yanywaga ibiyobyabwenge bike, avuga ko akimara kubona ayo mafaranga ibihumbi 47 yarayahawe n'uwo mukire wo muri Nigeria, aribwo yahise yishora mu biyobyabwenge bikamubata, ku buryo ayo mafaranga yamaranye igihe gito nta kindi kintu kizima ayakoresheje. Yagize ati nari nanyweye kokayine gato, ariko noneho maze kubona ayo mafaranga nahise mpamagara umuntu wari wamaye kuri kokayine inaha mu Rwanda, ndamubwira nti nzaza ejo umenye neza ko ufite ipaki. Arambwira ati nta kibazo. Imodoka injyana aho hantu, imaze kuhanjyana aho hantu narahagumye. Nahavuye nyuma y'amajoro 3 maze kunywera asaga amadolari 16,000 ushyize mu manyarwanda nasaga miliyoni 16 z'amanyarwanda. Aho yanyweraga ibiyobyabwenge bahamwibiye amadolari ibihumbi 10. Kuva icyo gihe yirundumuriye mu kunywa ibiyobyabwenge, amara amafaranga yari asigaranye kuyo yahawe n'uwo mukire, atangira kubikuza nayo yari asanganywe, ndetse agurisha ibyo yari afite byose kugira ngo abashe kubona ibyo biyobyabwenge. Ibyo byabaye mu myaka 3 ishize. Nyuma y'igihe gito atangira kujya kureba ba Slay Queen bari mu nshuti ze, ubu barimo n'abafite amazina akomeye ubu mu myidagaduro yo mu Rwanda, ariko baramwirengagiza. Yagize ati ibyo biyobyabwenge byangejeje ahantu habi cyane, hahandi nirwa mpamagara umuntu ngo wamaye amafaranga ibihumbi 2 y'u Rwanda, ngo wamaye amafaranga 1000. Ndiba nafata nk'agatelefone gato k'umuntu nkakajyana, nca ahantu hose bagahindukira. Mukaruziga Shakira yafashe icyemezo cyo kwijyana mu kigo ngororamuco ngo afashwe kuva ku biyobyabwenge, ariko bibi by'ubusa aza gufatwa n'inzego z'umutekano, ajyanwa mu kigo kinyurwamo by'igihe gito Transit Center cya Gikondo, ahamara amezi 7. Yari amaze igihe gito abyaye, ahavanwa ajya gufashirizwa mu kigo ngororamuco cya Gitagata. Basire Queen bo mu Rwanda n'ubu buzima babayeho. Mukaruziga Shakira yahishuye ko hari abagore n'abakobwa bamaze kubaka amazina ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda babayeho ubuzima nk'ubwo bwo kwicuruza, bakabaha agatubutse, ariko bakitwikira indi myuga kugira ngo abantu bumve ko ari byo bakora buri munsi. Yavuze ko uwabaye muri ubwo buzima agakuramo amafaranga, yayaheraho nk'igishoro agakora ibindi bimwinjiriza amafaranga mu buryo bwiza, adakomeje kwiyica ahagaze. Yagize ati wowe wabikoze ukafite akantu gato nibura wakuyemo, warabikoze ntabwo igihe kizagaruka, nta nubwo uzabisubiza inyuma ngo ubisibe, ariko wahindura imibereho ayo mafaranga wakuyemo, cyangwa n'ubwo bucuruzi uri kujijishirizaho ngo wereke abantu ko ari byo ukora byonyine, ahubwo ba ari byo ukora byonyine koko. Nutemera icyo gishoro umaze kubona, ejo uzaba Shakira cyangwa ube undi muntu. Ejo uzaba nkanjye, ariko ntabwo mbikwifurije, ariko bireke, ntabwo ari byiza. Ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugutegurira ndetse n'amakuru. Njyewe kiguteguriye kandi nkaba nakikugejejeho nitwa Emmanuel Niringimukiza. Amahoro y'Imana abane namwe.